Yozefu dahemuka, rugero rw'abakozi bose, mu mirimo yacu dutabare. Muvandimwe, ntugasuzugure umurimo. Dore amasomo kwa gatanu tariki ya mbere Gicurasi 2020, aho twibuka Yozefu mutagatifu urugero rw'abakozi. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa mbere murongo 26 kugeza kwa 31, n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Zaburi ni ya 89. Ivanjili yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 murongo wa 54 kugeza kwa 58. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu ajya mu karere k'iwabo ahigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bavuga bati, ubuhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si wa mwana wamubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yozefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Nuko abatera imbogamizi. Yezu niko kubabwira ati, koko nta handi umuhanuzi asuzugurwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo. Nuko aho ntihakorera ibitangaza byinshi abitewe no kutemera kwabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, kuri itariki ya mbere Gicurasi turahimbaza Yozefu mutagatifu urugero rw'abakozi, kandi twinjiye mu kwezi kwahariwe Bikira Mariya. Turazirikana ku ngingo igira iti, ntukabure icyo ukora. Muri iyi ngingo turavuga ku bintu bitatu bijyanye n'ubwiza bw'umurimo: kugira isi nziza kurushaho, akamaro k'umurimo na kazi ni kazi. Icya mbere, kugira isi nziza kurushaho. Ni nayo ntego y'umuryango w'Abasukuti, guhindura isi nziza kurusha uko twayisanze. Mu isomo rya mbere twumvise umurimo ukomeye Imana yakoze wo kurema. Imana irema ibintu n'abantu, ariko Imana ishinga umuntu ibintu byose kugira ngo abigenge, abitegeke, abigeza heza, akomeze abyiteho. Babyeyi, nta kintu gishimisha mu bukwe nko kumva nyir'ubukwe akugize umutegeka w'ubukwe. Nta cyubahiro kirenze icyo kuba umunyabintu wa bosi. Umuntu afite icyubahiro imbere y'Imana, imbere y'abandi, imbere y'inyamaswa n'ibindi bintu nk'umutegeka, umuyobozi. Umurimo wo gucunga neza, ubutumwa bwo gucunga neza, ni ya magambo y'Igifaransa serviteur, intendant, économe, gérant, responsable n'andi menshi avuga gucunga. Mu Ivanjili turumva bene wabo wa Yezu b'i Nazareti, kubera ububasha yaragaragaje mu isengero, batangiye kumupinga bamusuzugura bati, uriya si umwana wamubaji? Muri iki gihe bari kuvuga bati, uriya si mwene Rushati umwuzukuru wa Ngofero? Nyamara umurimo w'ububaji Yozefu yakoraga nubwo wari usuzuguritse, ariko wabeshejeho urugo rutagatifu rw'i Nazareti, Yezu, Mariya na Yozefu. Ku Mana kurema no gucungura birajyana. Créer c'est sauver. Ba Yozefu na Mariya binjira muri uwo mugambi wo gukiza isi. None uyu murimo wa Yozefu awutoza na Yezu, basangira ibibazo, ubukene, ibyishimo, akabisi n'agahiye. Ububaji burabatunga, bamererwa neza, barishima. Umurimo wa Yozefu umufasha kurera, gucunga no kwita ku rugo rwe. Natwe bavandimwe, kuri iyi si dukorere Nyagasani twimazeyo, kuko Imana yatweguriye isi ngo tuyigenge, tuyitegeke, tuyigeza heza. None rero muvandimwe, ntaba ari wowe, ntaba ari njyewe uzayirindagiza. Icya kabiri, akamaro k'umurimo. Umurimo usibye kuduhesha icyubahiro no kudutunga, ikindi kandi umurimo ukozwe neza uratagatifuza. Dore bimwe mu byiza bitatu Mutagatifu Tomasi wa Aquino yavuze ku gaciro k'umurimo. 1. Umurimo ukozwe neza ubeshaho nyirawo, ukamuha ifunguro, ukamutunga. 2. Umurimo utera ubumenyi kandi urwanya indwara nyinshi n'ubujiji. 3. Umurimo urwanya ubunebwe, ukarwanya ibishuko, ugabanya gucumura. Nibyo koko babyeyi, umuntu udafite icyo ari gukora arashukika vuba, mbese shitani nayo imushakira imirimo. Kandi udafite icyo gukora burya ashobora kugwa mu bifuti byinshi, cyangwa bakamukekera ubusa, bakabana mubeshyera, akazira amaherere. Ngo umunsi umwe umukobwa ngo wigeze atwara inda muri kaminuza, noneho batangiye gukeka no gushakisha mu basore 3, umwe muri bo wabarayimuteye. Bikubise ku musore wigaga medecine, arisobanura ati, rwose nirwa muri laboratoire, mvaho njya mu bitaro kureba abarwayi nkabitaho nkabavura, nta mwanya nari kubona.
bahitira kundi yiga agronomi ubuhinzi. Nawe arisobanura ati njye nirwa kuri tere mfasha abantu guhinga no gushakisha imibereho, nta kiruhuko ngera rwose, nirwa mfasha abantu. Ubwo wa gatatu yigaga indimi lettre, wataranisobanura bahita bamuhamya ko ari we wateye uwo mukobwa inda, kuko ngo abiga indimi bo nta byinshi bagira byo gukora, ngo kandi ngo ni nabo biga urugambo, ngo buriya niwe yamuteye kuko ubwo yamuteye n'utugambo turyohereye. Bavandimwe nimwitonde, umuntu udafite umurimo usibye ko yanacumura cyane, ariko urubwa ruramubera akaba yanabesherwa, akaba yanabigwamo yewe. Umuhanga ati umuntu uri gukora neza umurimo we aba ari gusenga. Icya gatatu, kazi ni kazi. Muvandimwe ntugasuzugura umurimo, ntuzigena mucika intege n'abaguseka kubera umurimo wawe. Tekereza uburyo Yesu bamusetse ngo ni umwana w'umubaji, uko bamusekaga ni nako Yosefu yakomezaga kumutoza abandi bakanuye. Erega hari abazapinga umurimo wawe babitewe n'ishyari, bagira ngo uwureke bawifatire, cyangwa bashaka ko wawureka ugapfa n'inzara, ugapfa uwusize. Kandi muvandimwe ujye wirinda gupinga imirimo y'abandi. Ntukamenye nk'aho umunyeshuri wanga kwikorera ifumbire ngo atandura, kandi iyo myaka niyera niho azakura amafaranga y'ishuri. None se iyo wanduye ntukaraba, nta mazi wanyu mugira? Umurimo nukubeshejeho muvandimwe, waba ari uwo kuragira n'inkoko, upfa gusa kuba ukubeshejeho. Iyo udakora ukora mu mifuka, ukaba igisambo, ukaba ingegera. Abantu b'inzererezi, abirirwa mu mihanda y'indara n'abandi b'inkorabusa, aba bose guhemuka biroroshye. Abo niyo batangira kwijujutira Imana, bakarambirwa, bakivovota, wababwira no kuguma mu rugo bikabananira, ngo babuze icyo bakora, ngo turashize. Kubera iki? N'abanebwe ntibamenyereye umurimo. Pawulo ati udakora ntakarye. Nuko rero bavandimwe, Yosefu yongera adufashe guha agaciro imirimo yacu. Ujye wishimira akazi kawe uko kari kose, ntukagire igisebo uri ku kazi kawe. Nuko rero umukoresha n'umukozi bakorana neza, nta gukorera ijisho cyangwa kwikubira wishakira inyungu zawe bwite, ukarindagiza abandi, ugatsikamira abandi. Tuzirikane ko patoro wacu ari Imana. Twese dukore neza, kazi ni kazi, nta gusuzugura umurimo. Umurimo ni umurimo. Yosefu mutagatifu urugero rw'abakozi, udusabira umugisha ku Mana, imirimo yacu itungane. Padiri Masumbuko Ladislas, murezi mu iseminari mutagatifu Aloyize Diyoseze ya Cyangugu.